beautiful people, these beautiful people bankorera hano iyi studio tuba turimo, kandi wasanga nawe ushaka gukora podcast, reka nkubwire ahantu waza. Hano hantu ni heza, murahabona abantu benshi bahora bambaza ukorera hehe, biba bimeze gute, ubigenza gute. Yo iyi yitwa iSmart House, ikorera Kimironko. Niba ushaka izindi information nukuri muzambwire nzibahe, ariko ni ahantu heza, murabibona ko we changed everything here. And ngiye kubatera story ukuntu abantu bagiye baza ahangaha bagiye baza. Turatangirira ku muntu wa mbere waje ahangaha. Episode ya mbere yari iy'umu namuhamagaye, nanjye ubwanjye nari ntarasobanukirwa neza actually. Ndamuhamagara ndamubwira kandi you have to be the first person kuza. Urumva nanjye I was so nervous. I was too much nervous. Ariko muhamagaye ati of course ego ubuse njyewe kandi abari njye kwicira gahunda. Olivier Mana, God bless you so much. Podcast that I loved, ni yanjye na papa. We did part 1 and part 2, and ubu ngubu nyine ntabwo bakinyita umukobwa usanzwe, banyita ngo daddy's girl, which is true. Kera papa wanjye turabashuti cyane, benshi bajya bansanganira bakavuga ati bariya abantu batekereza gute, and how do you approach them? N'abashuti banjye obviously, ariko rero bari very cool, very kind. Vraiment, Elise, God bless you. Being a light means this is SunTalk Podcast, and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu, kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Chombwira mwana wanjye namenye ko ndunyabyaha, making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Nafashe ifoto yawe, mfite copy yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza nanone, nitwa Sunny, ni karibu cyane kuri SunTalk Podcast. Nizere ko umeze neza wowe uri aho ngaho uri mu rugo, mu modoka, n'ahandi hose waba uri mu cyumba, muri salon, aho waba uturebera hose, ni karibu cyane kuri SunTalk Podcast. Uyu munsi rero ntabwo turi very formal. Uyu munsi ni namwe tugiye kuganira, and I hope you guys are ready. Ariko mbere yuko dutangira nk'ibisanzwe, reka dusenge. Mwami mwiza, turagushimiye cyane ko wemeye ko twongeye kugera uyu munsi turi bazima. Mana yanjye ndagusabye ngo blessing umuntu uwo ari we wese warebye, uri kureba, uzakomeza kureba ibi biganiro bikomeza guca kuri iyi channel. Ndakwinze Mwami Imana wivange mu byabo, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza urugendo rwanjye rwa 2025 muri podcasting, muri ibi bintu natangiye. Ku bantu banzi vraiment baratunguye cyane, kuko ntabwo ndi umuntu uri
outgoing ntago ndi niyo n'abandi mu bantu benshi sinkunda ko bambona, sinkunda ko umuntu adeba like no, ariko nyine iyo Imana yagutegura ikintu iba yarakiguteguriye nta n'ahantu wagicikira. I'm telling you it is the truth. Rero Imana yanteguriye ko nzajya mbaganiriza, niyo mpamvu n'amatopics vraiment ntabwo aba ari igihe uba wayatekereje aza ubu twabyita gute, aza coincidentally nshobora kuba ndi kuganira umuntu ahita abona that can be a great topic, nkahita ntekereza nk'umuntu byajyana gutyo. Ni ibintu byaje rwose byizanye, by God's grace it worked, and I want to give a shout out to these beautiful people, these beautiful people bankorera hano iyi studio tuba turimo, kandi wasanga nawe ushaka gukora podcast, reka nkubwire ahantu waza. Hano hantu ni heza, murahabona abantu benshi bahora bambaza ukorera hehe, biba bimeze gute, ubigenza gute. Iyi ngiyi yitwa iSmart House, ikorera Kimironko. Niba ushaka izindi information ni ukuri muzambwire nzibahe, ariko ni ahantu heza, murabibona ko we changed everything here, and ni ukuri bagukorera neza, they are very kind, very good, mugakorana mwese mukishima. Ngayo nguko njye rero nabamenye through my brother's friendship, nuko turatangira rero. Imana iduha umugisha, nawe ukaba uri kutureba aka kanya, kandi noneho hari abantu benshi bareba SunTalk Podcast ariko batari ba subscribing, munyumvire kandi mureba neza, muri very faithful, so please mujye kuri checking. If you didn't do the subscription, please do and reshare, and dukomeze gukundana. Uyu munsi rero ikintu nashatse ko tuganiraho cyane ni ngiye kubatera story ukuntu abantu bagiye baza ahangaha bagiye baza. Turatangirira ku muntu wa mbere waje ahangaha. Episode ya mbere yari iy'umuririmbyi, inshuti yanjye yitwa Olivier, aririmba muri Clarion, actually ari mu bafondateur ba Clarion Call Ministry. Olivier abantu benshi muramuzi, yarebwe n'abantu benshi, you guys commented, nukuri mbese Olivier ufite niwe watangije this whole thing. Olivier, God bless you bro, God bless you so much. Ndabyuka muhamagara Olivier, namuhamagaye nanjye ubwanjye nari ntarasobanukirwa neza actually. Ndamuhamagara ndamubwira kandi you have to be the first person kuza. Urumva nanjye I was so nervous, I was too much nervous, ariko muhamagaye ati of course ego ubuse njyewe kandi abari njye ukwicira gahunda. Olivier mana, God bless you so much, so very much. Ntabwo bigeze doubtinga, and actually niwe wabwiraga ati hey, everything will be okay. God bless you bro, God bless you. And umuntu wa kabiri yari Jeanne d'Arc, the girl with the story of grieving her dad's passing away. Muri iyo minsi yarataramara n'igihe kinini rwose, ariko yahise anyemerera araza turaganira. JD, God bless you. Igitangaje kuri Jeanne d'Arc we nuko yanagarutse igihe ntari mpari, ntabwo nari mu Rwanda, aragaruka aza gukorana n'undi umushuti witwa Igor ntahari. God bless you people, God bless you. Mwarayirebye, and nanjye narayikurikiranye, it was perfect, amazing. Imana iguhe umugisha JD cyane. Ariko and uwakurikiye rero yari yitwa Favor Jack, yakoze parts ebyiri,
Jacques ndiho ndahita ntekereza nyine ukuntu nagendaga mbibabwira yavuze ati njyewe imbere ya kamera that's not me, but he did actually yatekereje uko like yavuze ati gusa asanzwe ari inshuti yanjye, I have to do this, and he came in atuje cyane atubwira histoire y'ubuzima bwe, and it was amazing. Yari muri safe place. Jack, God bless you so very much. Imana iguhe umugisha cyane. Noneho abakurikiyeho rero ni ya couple ya Beata na Jackson b'abashuti banjye. La baraje rwose batubwira histoire y'ubuzima bwabo, urukundo rwabo. Jackson atubwira ko ari umukobwa wa mbere yakunze, ukuntu babyitwayemo kugeza igihe amwambye impeta. Ndabizi neza ko babahaye promesse yo kuzagaruka. They will, and ni couple nziza cyane inyereka ko like ibi bintu twishyizemo ngo rwose ngo nta byo kujya mu mago birashoboka kandi umuntu akishima. Iyo couple yarabitweretse neza. God bless you people. Imana ibahe umugisha cyane. Undi muntu wakurikiye, she's my sister Coco. God bless you girl. Twari turi kuvuga kuri let me see the title. It was How Love Speaks, kuri 5 languages, yes, of love. Koko yari ari kubituganirizaho neza ibintu by'ama affirmations n'ibiki, and mbimubwira yavuze ati yeah, I can do that for you but I'm not sure, but she did. God bless you girl, warakoze cyane. But the most podcast that I loved ni yanjye na papa. We did part 1 and part 2, and ubu ngubu nyine ntabwo bakinyita umukobwa usanzwe, banyita ngo daddy's girl, which is true. Jye papa wanjye turi abashuti cyane, and yeah, we did part 1 and part 2. Part 2 yari mu gifaransa, which was very challenging. Papa wanjye avuga igifaransa kitarabaho, and me nukubyigaho neza, and yeah, we did it, and he was actually he was very very great to eat. Yaranganirije neza, we laughed, we enjoyed. Yatahana n'ururabo da, it was amazing. Yakurikiye ni Mpano Elise, brother, God bless you so very much. Hari abantu benshi bajya bansanganira bakavuga ati bariya abantu batekereza gute, and how do you approach them? N'abashuti banjye obviously, ariko rero bari very cool, very kind. Vraiment Elise, God bless you, chapeau, warakoze cyane. Ntabwo yigeze anabitekerezaho cyane. I was like, of course I'll be there, and he was. God bless you brother. Ndabizi ko igihe kitaba cyoroshye, but he did. It was amazing. Undi muntu ari Moses. Moses so much send us. God bless you brother. And yes, he came in, he sang, yaririmbye neza pe kandi wasanga utarayireba. Ndakubwiza ukuri irukango ryo kureba session ya Moses yari nziza cyane, and the vibe and everything. God bless you brother. God bless you and congratulations to that thing. Iyindi yari Barnabe wo muri bayita gute, Agano, yes. Barnabe yaraje araturirimbira uturimbo twiza cyane. He had a guitar, it was very amazing. Iyindi session warakoze cyane Barnabe. In session yari Jideo irakoze. My brother Jideo warakoze cyane. Imana iguhe umugisha. I love your songs. People love your songs, but I do mostly. Imana iguhe umugisha. Praise wo muri Clarion, God bless you very very much. Charles Mwafrika.
my brother, God bless you. The cultural thing, we vibed, we danced, everything was in here. Imana iguhe umugisha. Sister Peace, Imana iguhe umugisha cyane, warakoze. Rose, yo, n'abantu benshi. Nashatse kubashimira ngiye gusoza. Sister Rose, she came in, we talked about therapy, mental health awareness. It was very important to me because it is one of the, the motto of this podcast, and she gave everything that I was asking for. She was amazing. Thank you, Sister Rose. God bless you so much. Alexi, Imana iguhe umugisha, waraturirimbiye. There's this guy called Thierry from Togo. God bless you, brother. Thank you so much for coming. There is Haka Eve. Now he's a married man. God bless you. He will come in very, very soon. I'm thinking of him with his wife by God's grace. And yeah, God bless you and congratulations. There is this guy, Igor, brother Igor. Thank you so much. Actually, brother Igor came in with Jeanne d'Arc, my friend, and I wasn't here. Was passing through so much. I wasn't in Rwanda, but they came in. They talked about. Let me read the title. It was like, what do I do in hardships? Yes, that was the title. You should go and watch this. It was very amazing. It was Igor and JT. God bless you, people. And Time yaraje wo muri Way of Hope. God bless you. Yannick, Boris, God bless you and congratulations for the baby. There are these beautiful girls. It was JD, Kaju, na Merveille. Imana ibahe umugisha cyane. People were blessed with this. Nukuri nabonye ama message. It was amazing. It was amazing. Hari abantu ntajye mvuga maybe bo muri uriya mwaka, ariko nzabavuga namwe. Shalom singers, y'all shalom singers. God bless you so much. Imana ibahe umugisha cyane. Ni muri 2025 yarabaje, not sure. There's this beautiful queens bo muri South Africa, but they sing in Echo du Ciel. They will come back to sing, of course, very, very soon. But to me and Rennie, God bless you so much. Thank you for coming in, and I'm hoping to see you guys very soon. Vanessa Binamungo, sister, thank you so much. God bless you. Yuhi and Mama Zulu, and then Aimee and Bonnet, and also Baby. Thank you so much for coming. And I'm saying this, Peace and Obed. I'm saying this, there are so many. I'm saying this to thank you. And yeah, we are loving this journey, I think, and God will bless you so much. Imana ibahe umugisha cyane, mwebwe mwaje namwe riga muri kureba. I know sometimes it's not a very easy thing to watch, and obviously kureba umuntu wenda muzi uwo mutazi. Hari abantu benshi bajya bamagarika ntasanzwe nzi. Imana ibahe umugisha cyane. And I'm hoping that this year dutangiye tujye kubonamo ibisubizo. Imana igiye kudusubiza ibintu byinshi bitandukanye, ariko nanone Imana izaba blessing through us, through this whole team ibihari kugira ngo bibafashe. Imana ikatublessinga twese. Uyu mwanya wari uwo kubashimira cyane, gushimira surtout abatumirwa bemeye kuza. Hari abari basanzwe banzi, hari abatari banzi bamenye through this, and it's been an amazing journey, and I'm so thankful. We are so thankful ko mwemeye mukaza kuri SunTalk Podcast.
mukemera kubana natwe, mukemera gusharinga, mukemera guhirimbanira no kuri kw'Imana. I'm so very thankful, and yeah, I'm thankful to God, of course, and yes, I'm hoping ko Imana igiye kutwanspira kurushaho, tukabazanira abantu ba ngombwa bazabahesha umugisha, ariko nanone bazavuga by God's grace, bakavuga iby'Imana ishaka, iby'Imana yifuza, twirinda gutandukira. And yes, namwe mugahabwa umugisha, mukaba relaxed, mujye muri kureba at least SunTalk Podcast. I know this earth is hectic, so at least mujye muri kutureba, mukaba mwishimye, muri guseka, mukanahabwa umugisha, obviously. I'm so thankful for you. Uriya mwaka warangiye desha twujuje 1,000 of subscription, and we are hoping ko noneho bigiye kwihuta. Wowe utari wa subscribinga, ongera urebe subscribinga, ariko nanone usharinge n'abantu bawe, twongere tuzamurane, dukundane, turebe ko twagera ahantu harenzeho, kugira ngo nyine tumenye ijambo ry'Imana, ariko nanone tutifunze. Hari ukuntu ijambo ry'Imana kera twumvaga ari ibintu biri nyine nk'umuntu avuga ameze gutya n'iki, ariko ijambo ry'Imana riganirirwaho, umuntu akazamuka. Ndabizi kuri njyewe maze kuzamuka cyane. I'm hoping ko namwe ari gutyo. I'm hoping ko Imana yabahaye umugisha muri ibi, kandi I know ko igiye gukomeza kuduha twereke inzira. Nizere ko tuzakomezanya urugendo nawe kandi mushyashya. Ni karibu cyane kuri SunTalk Podcast, and I'm hoping for you to share with others this channel. And we do have an Instagram page, turayifite ya SunTalk's iSmart House. You guys should go and check it in. Dufite na TikTok, dukoresha ama social medias obviously yose, ariko YouTube channel ni ingi ni bisanzwe. Ujye uyigarukaho buri jeudi, buri Thursday, buri kuwa kane, and see what's popping in, koko buri gihe tushiraho. And yeah, tuzajya dukomeza tubahe updates. Nizere ko mujya mubona turiya teaser tugenda tuza. And yeah, I'm hoping for you guys to come every Thursday. Yego, ubu ngubu rero tukaba dutangiye umwaka wa 2026, tukaba tutarawutangira hano kuri SunTalk Podcast, tukaba tutarawutangira. Mboneyeho nshimiye buri wese wakanze kureba ikiganiro icyo ari cyo cyose waba wararebye, ariko hari igihe waba utararebye ibyagiye bikurikiraho kubera impamvu zitandukanye. Rero subira inyuma, ujya kureba ba Moses, ujya kureba ba Elise, ujya kureba ba Jacques, abatangiye ba Olivier. Byari ibiganiro byiza kandi bazagaruka rwose, ndabibasezeraniye. And I'm having a lot of plans muri uyu mwaka. And yeah, with you people, we'll make it. We're gonna do good things. I'm hoping. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nashakaga gutinda, ni juste gushimira cyane umuntu wari wese wicaye ahangaha muri iki cyumba tukaganira, no gushimira uzaza. Of course, uzaza mu minsi itaha. And yeah, I'm hoping to see you guys next Thursday, and God bless each one of you. Uwo ntavuze yambabarire, buriya wenda namwibagiwe, ariko mwese ndabazirikana, mwese ndabashimira. Imana ibahe umugisha. And yeah, tuzabonane rero, tubonane buri Thursday. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of
your life. Wake up and let's do this. Yeah.